ari gukora gushaka amafaranga ko ari ukugira vuba kuzarira nabikoze muga yego rero bitegure wabonye ko amafaranga none yatangiye kuza nayabonye ari kuza wayabonye uko yaje kuyabona wayabonye Yesu we wayabonye ngaya nayabonye muga ibyo wabyizeraga oya ntabwo nabyizeraga. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo subscribe mu gushimira cyane nawe utarekora iyi ni mwanya kugira ngo uyikore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ntabwo sakuza cyane kuba ndi muri salo y'abandi, ndi mu nzu y'abandi, ngomba kwitwara nk'umushyitsi nyine nkanitonda cyane. Rero bice mu gace nk'uko bisanzwe ndimo gukora niyo gahunda yanjye mu cyo biba bigiye bitandukanye kandi ndi butinde nanone. Uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Hari inkuru agiye kudusangiza rero, inkuru nziza byanga bikunda, namwe reka mufashe cyangwa kutusangiza abakunzi ba Sawa Social. Umeze neza mama? Umeze neza cyane. Mwise mama kubera ko ndeba ukenye nk'ababyeyi nyine. Ndamumama n'abandi. Okay. Inkuru ugiye kudusangiza imeze gute? Inkuru ngiye kubabwira ni inkuru mpamo. Umuganga navuganye nawe nabonye ari gukora ibintu bidasanzwe. Umuganga se ugiye kudusangiza ni inkuru y'umuganga twabashije. Inkuru y'umuganga se cyane inkuru yawe? Ni inkuru yanjye ariko irimo n'umuganga. Muganga twavuganye umupfumu. Ni umupfumu ariko mu rwego rwo kumwubangira mwita umuganga. Twaravuganye nabonye ari gukora ibintu bidasanzwe. Nanjye nifuza ko namuhamagara muha agashimwe k'abakuru. Agashimwe k'abakuru n'agakigo niba ari agatabi niba sinzi ukuntu babyita. Okay. Igihe reka nsubiremo abantu badukurikiye kuri uyu mubyeyi yarampamagara ngo ati Kiraso hari inkuru ushaka ko usangiza abakunzi bose, inkuru nziza cyane. Ubu akaba ariyo tugiye kubasangiza iyo nkuru. Rero reka turase ku ntego ko gutinda gihemba nguruka nanjye ngira ngo njye gufasha n'abandi bantu. Iyo nkuru imeze gute? Turasa ku ntego. Uwo muganga ngo amuha agashimwe agatabi k'abakuru, ibyo bisobanuye iki? Birasa ku ntego twebwe twumve ibyo ari byo. Twaravuganye n'uwo muganga mubwira ko nkeneye ubukire budasanzwe, ambwira ko azabinkorera. So ni Imana, ko Imana ziko ari itanga ubukire, ubwo bukire ni umuntu ariko nawe afite imbaraga zidasanzwe. Gusa iminota wagiyemo se yani iminota bajya bavuga cyangwa si ibi? Nta kindi kintu yambwiye ngomba gukora, yambwiye ko icyo nzakora nzagikora. Nyine hari n'abandi bari kureba cyangwa n'abandi babyumva, niyo mpamvu nabashije kuguhamagara ngo ndebe ko ibyo bintu koko yabikora. Arabikora ndebe se turase ku ntego two gukora. Kiraso nanjye nizeye ko ari bubikore kuko twaravuganye namwe ngo arabikora, niyo mpamvu naguhamagaye ngo abikore nawe turi kumwe. Nagize ubwoba. Tuvuge ibintu mu mazina yabyo n'ibiki akora. Namusabye ubukire bw'amafaranga menshi. Wamusabye ubutunzi? Yego, ubutunzi. Mbese ndiyo ukuntu wose urakennye. Ndakennye Kiraso, nkeneye amafaranga. N'ahantu ndeba ameze gutya koko? Ndakodesha, nkeneye nanjye kuyigira nk'inzu ari yanjye. Umugabo se ari hehe? Ntawe. Sinzi aho yagiye nanjye. Aramubuze. Yarahukanye? Yagiye atambwiye buriya azagaruka. Turashize abagabo nabo basigaye bahukana biswara. Reka nkora icyanzanye. Uwo muganga yakubye ko gufasha ariko tubagize se azi ko twajaga? Ntago azi ko mwaje, njye nabikoze kugira ngo nkuhamagare nk'umunyamakuru kugira ngo ibyo bitangaza yambwiye akora ko azampaye amafaranga kugira bikore nawe ureba. None se muhamagara yaguhe turebe nimba arahita yakuzanira? Oya, njyewe naramubwiye ko tuzamuhamagara tukavugana, arambwira tuzaba uri mu rugo uri wenyine mubwire icyo uzakora kugira ngo bikunde. Ubwo rero ni ukumuhamagara akambwira icyo nakora. Okay, muhamagare nanjye niyumvire ta. Cyemwe abantu nikundira amakuru kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Njye sinjya nizera cyane ibintu umuntu anyibwiriye turi twembi. Biba bisaba ngo mbe ndi kumwe n'undi muntu nawe abyumve cyangwa birebe. Nka data mu ndemere dore igihe babahereye ntimumugengere ubwoba ariko ubwo akora amafaranga arayari iminota cyane bidayimoni. Ndabyizeye agomba kuyampa. None se wamutahuye gute kugira ngo umenye ko atanga ubwo butunzi bwawe?
nigeze kubona abantu barenze nka 4 cyangwa 5 yabikoze birakunda. Kutari kwitoza. Halo. Amahoro, umugisha n'ubutunzi mwana wanjye. Muga wiriwe neza. Mwiriwe neza mukobwa wanjye. Ni wa mudamu mwavuganye. Yego. Wari wambwiye ngo nzaguhamagara uyu munsi. Yego, ibyo nakubwiye byose wabibonye. Nateguye amazi wambwiye. Yego. Na bya bihumbi wambwiye nzaba mfite. Yego. Ubu nyine nari ndi kugira ngo mbwire icyo nkora. Byambwiye ko ngomba kuba mfite 5,100. Ubu rero ndabifite, nari nguhamagaye ngo mbwire icyo nakora. Igihe rero cyo kwitegura kwakira ubutunzi nawe ukaba ku cyavu, ukagira amaboko ukaba umuntu ukomeye, ariko rero mwana wanjye wamururije. Gute se kandi? Ndabibona rwose wamururije. Narabibonye se. Ubonye se bimeze? Wamururije. Atari amaraso yawe. Oya humura, ni umunyamakuru w'inshuti yanjye. Arenga icyaho ngaho, n'uwo muzasangira ubwo butunzi arakora icyaramara icyaho. Tuzabusangira, ni inshuti yanjye, ariko nagombaga no kugira ngo umuhamagare nawe arebe ko ntibaduteze amahembe ko utangiye kutwiyemo. Ese mugo ibyo ukora ntabwo byemewe cyangwa ntabwo bishoboka? Ko numva utangiye kutidimanga, ariko ntugire ikibazo, ntabwo abakuru bajya babeshya. Iyi ni isaha yo kwakira ubutunzi. Yego. Uryiteguye rero? Nateguye amazi. 5,000 wabishyize mu mazi nk'uko nabikubwiye. Nekanya. Sindi buvuge. Yego, wamaze kubikora. Kuzarira mwana wanjye, kandi gukora gushaka amafaranga ko ari ukugira vuba. Kuzarira Nabikoze muga. Yego rero bitegure. Muga nayashizemo. Yego mwana wanjye, ndabona byose wabyubahirije. Ubwo ugiye kuvuga aya magambo uzagisubiramo ibyo nkubwiye. Hanyuma amafaranga, ubutunzi washatse bakuru babukugezeho. Ubuti babyeyi ndabizi yuko ubutunzi ari ubwanyu. Babyeyi ndabizi yuko ubutunzi ari ubwanyu. Subiramo uti babyeyi ndabizi ko ubutunzi ari ubwanyu. Babyeyi ndabizi ko ubutunzi ari ubwanyu. Nanjye niteguye kubwakira kugira ngo mve ku cyavu. Nanjye niteguye kubwakira kugira ngo mve ku cyavu. Kandi ntabwo nzigera mbasuzugura cyangwa ngahishe izina ryanyu. Kandi ntabwo nzigera mbasuzugura cyangwa ngo ngahishe izina ryanyu. Mwana wanjye bakurikira rwose. Wabonye ko amafaranga none yatangiye kuza? Nayabonye ari kuza. Wayabonye uko yaje? Kuyabona. Wayabonye? Yesu we. Wayabonye? Ngaya nayabonye muga. Ibyo wabyizeraga? Oya ntabwo nabyizeraga, ntabwo numvaga ko ntabwo abakuru babeshya, tuba tuzi ibibazo byanyu, tuzi byose kuri mwebwe. Ugize umutima akaza akadusanga turamufasha. None se muga turamufasha rwose. Muga iki kibazo cy'amatsiko amafaranga ubu sarimo ibigini ko ndebaje amafaranga amanutse mu kirere ahise yuzura mu ibasi. Ibyo ubonye bifate nk'ukuri, ubundi ubwo ngubwo we wateye urugo. Ibihamya byose ugomba kubihabwa n'uwo mwana w'umukobwa, kubihabwa n'uwo mwana w'umukobwa. Natangira gukemura ibibazo bye nibwo azasobanurira neza. Ese muga mukorera he? Ahantu hose waba uri dutanga nimero ya telefone, hanyuma tukamufasha aho waba uri hose ku isi. Muga ndagushimiye pe, ntabwo nzi ko angaya wambwiye ariyo yazana aya mamiliyoni yose. Ibyo ubona ni bike rwose. None se nk'umuntu yashaka mu madolari cyangwa mu marundi cyangwa mu yandi manuza nawe urayamuha? Ubwoko bwose bw'amafaranga waba ushaka. Muga urakoze. Ubwoko bwose. Yasabwe iki nyine kugira ngo umuhaye abonye amafaranga magingo aya ngaya, mbere yabanje gusabwa iki? Musaba iki kugira ngo amugereho? Cyangwa umuntu ari wese nk'uko abahamagaye akabaye ngo muyame nta kindi asabwa? Icya mbere ni ukumva ko yakeneye. Icya kabiri abakuru barategeka bagasaba.
bagasaba agatabi y'ubyohe. Agatabi yaguhaye itabi ry'abakuru sha yaguhaye agatabi kangahe? ibihumbi 220, ntabwo ari menshi. ibyo namwohereje 220. Wari ufite icyizere ariko nawe ndumva ubaza nk'ushaka nawe ukiri ubutunzi kuko numvise ko abikora, ariko ubu ngubu ndabyemeye. Umuntu asabwa amafaranga y'agatabi gusa, nta kindi musaba? Nibyo gusa rwose, iyo wubahirije ibyo abakuru bakeneye birakunda. Muri iyo kondisiyo mugenderaho? Nibyo rwose. Okay, murakoze cyane, reka mbashimire kandi ibyo mbonye ndabibonye. Umukobwa wanjye wamutereye urugo, umukobwa wanjye. Urakoze, ni ukuri ndagushimiye cyane, ntabwo numvaga ko byagenda gutya. Yuzuye amafaranga. Umugabo we wamutaye wamumugarurira? Bigashoboka? Uvuze ngo iki? Umugabo we wamutaye wamumugarurira bigashoboka nkuko yamutaye? Ibyo biroroshye kandi yantaye nta mafaranga mfite, ubu simukeneye, nabaye umukire. None se ibijyanye n'umutungo nibyo mutanga gusa cyangwa hari n'ibindi mukora bigiye bitandukanye? nta na kimwe ikibazo cyose umuntu afite turamufasha. Okay, urakoze cyane, nimero zawe turazishyiraho ubwo ibindi bakwibye. Iyo waba ari ubwo butindi bwakokamye, aya mafaranga rwose iyo waba utagira ubwenge turagufasha ukaba umuntu muzima. Umva? Yego. Urakoze cyane, reka ubwo nimero zawe tuzashyira ku kiganiro.